Yesu amahoro y'Imana nabane namwe mw'inshuti mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za BTN, by'umwihariko mwe mukunda gukurikirana ikiganiro himbaza, aho tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, tugenda duhimbaza Imana twumva abaririmbyi beza baririmba. Nge rero mba ndi Prince Shumbusha, aho tuba turi kumwe muri iki kiganiro. Wakwibaza ngo turi hehe, cyangwa se turi kumwe n'iyi korali? Turi kumwe na korali yitwa Amahoro, ni korali ibarizwa ku Kinamba, birumvikana ni mu mujyi wa Kigali muri paruwasi ya Kacyiru. Tubaha ikaze kuri BTN. Ko mbona mubuze mwakwakiriye ikaze. Ni sawa. Nabo rero tugiye kubana nabo muri iki kiganiro, kandi netereza ko ari abaririmbyi bagiye kudufasha guhimbaza Imana. Aba bantu bakurikiye televiziyo, Imana irarabaha ibahaye mwebwe kugira ngo mbabwirize ubutumwa bwiza. Amwe mu masezerano nyine arasohoye, ntimuzategereze ikindi, amasezerano arasohoye mu izina rya Yesu. Tugiye gutangira rero turirimbira abantu badukurikiye, kuko muri abaririmbyi. Dutangire turirimba, ubundi dusenge, duhimbaze Imana, tugire ibihe byiza. Bana abantu badukurikiye nabo bahembuke kubera ubutumwa bwiza Imana igiye kutunyuzamo. Tubaha ikaze turirimba rero, twagiye. Tugushimiye ko umugambi wawe ku mwana w'umuntu ari muremure, izina rya ndihimbazwe. Tugushimiye ko twese turanga tutarabisoro mu nda z'ababyeyi bacu, wari uzi ko uyu mwanya uzabaho. Tugushimiye ko muri bimwe byiza duteguriye nuko watugabiye umurimo wawe, hanyuma ukatugira bamwe mu bugomba gukoresha kugira ngo tuvuge ubwami bwawe, izina ryawe nirihimbazwe. Iyi ni korali Amahoro, twebwe ntabwo twari tuzi ko ibi byose byabaho, ndetse nawe ubwawe wabavanye mu mpande zitandukanye, aho buri wese yari ari hatandukanye na mugenzi we, umuhuriza muri iyi korali kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amwe mu masezerano waduhaye nuko tuzabwiriza amahanga yose, rirasohoye. Ngwino dushyigikire kandi udushoboze mu izina rya Yesu, bane natwe.
dusengeye imitima idukurikiye kugira ngo ize kuba iyo guhemburwa nawe. Twe tugiye kwemera ko ibikoresho byawe, ngwino dukoreshe kandi ubane natwe, dushyigikire. Ngwino ubane natwe muri iki kiganiro, Mwuka Wera niruka abane natwe. Reka abarwayi, abababaye, abafite ibibazo byinshi bitandukanye baze guhembuka bijyanye n'iki kiganiro tugiye gukorana n'ikorara amahoro. Bana natwe kandi ukoresha iby'ubutwari. Tugushimiye ko ugiye kubana natwe kandi ukabana natwe ukadushoboza muri byose. Niko dusenze twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes, duhaye ikaze rero bari abantu bose badukurikiye, duhaye ikaze abaririmbyi bakorera amahoro, by'umwihariko abakristo bose musengana ku Kinamba. Amen. Sabo ngabo. Yes, rero tugiye kubana muri iki kiganiro. Ni ikiganiro turi kumwe n'umufatanyabikorwa wacu EPRN, akaba ari ikigo gikora ubushakashatsi cyane cyane ku by'ubukungu, akaba ari bamwe mu bantu Imana yakoresheje kugira ngo bajye bana natwe muri iki kiganiro. Nabo reka tubabwire ngo Imana ibahereze imigisha myinshi mu izina rya Yesu. Dushimiye abantu bose badukurikiye kandi ntekereza ko tujye kugirana ibihe byiza na korara amahoro. Twagiye rero twarangije kubahereza ikaze, ubundi bari abantu badukurikiye, ni mwebwe bakurikiye, ni mwebwe bagiye kumva ibiri bubavemo. Ngaho ni ikaze rero twagiye turirimba duhimbaza Imana, dukomeza tuganira byinshi bitandukanye. Karibu. Urabikwiriye,
uzagaruka utujyana iwawe tukibanira iteka ryose kandi wadusezeranije uzagaruka utujyana iwawe tukibanira iteka ryose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma rero ubu twagiye aha turi nta gusubira inyuma, ni ugukomeza imbere. Amina, amina, aleluya. Murimo murumva ikirere kirugurutse, hanyuma tugiye kuvuga ubutumwa mu izina rya Yesu. Ariko tutaragera aho hantu, nifuza umuyobozi wanyu kugira ngo twinjiremo neza tutaza no kubyibagirwa. Ku muntu udukurikiye akadusobanura korali amahoro ni korali imeze gute. Amashyi menshi twakira dirije wacu. Ku badukurikiye, amazina yanjye nitwa Habarurema Emmanuel, nkaba ndi umwe mu batoza ba korali amahoro ikora umurimo w'Imana ku mudugudu wa Kinamba mu itorero rya Kacyiru. Akaba ari imwe mu makorali ane abarizwa kuri uwo mudugudu wa Kinamba. Muri no minsi rero tukaba mbese natwe Imana iduhamagaye kugira twamamaze imirimo y'Uwiteka Imana nyir'ingabo. Imana ishimwe. Umuntu ashobora kwibaza ishusho nyirizina ya korali amahoro, wenda niba mubyibuka neza igihe mwaratangiriye, noneho niba mwibuka n'umubare w'abaririmbyi mushobora kuba mufite kuri iyi shuro, nabyo byaba ari amahoro. Urakoze cyane. Korali amahoro ni korali igizwe n'ingeri zitandukanye, harimo ababyeyi, harimo abagabo, hakabamo abasore ndetse n'abakobwa. Akaba ari korali yatangiye umurimo w'Imana mu 1999, ubwo twari turi mu cyumba cy'amasengesho, niho korali amahoro yavukiye Kacyiru, aho bita mu mudugudu w'amahoro. Akaba rero ari korali kuri ubu ngubu igeze ku baririmbyi bakaba muri 70. Mu by'ukuri Imana yayigize neza, kuko uko twatangiye icyo gihe twari bake cyane. Nawe urumva korali yatangiye mu cyumba cy'amasengesho, bari abantu batageze no ku 10, ariko ubu ngubu imirimo y'Imana iragaragara, mu mirimo y'Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Hanyuma ni korali rero yatangiye kuri iyi shuro, twakwibaza ni korali ifite ubutunzi bungana bute? Korali amahoro ntago ifite ubutunzi buhambaye cyane, ariko kandi turanabufite, kuko umurage wa mbere dufite ni uko dufite Kristo muri twebwe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abamufite bafite byose. Deja n'ubutaha muzamutore. Urarimuhaye cyangwa uramurwanya? Ndamurwanya ariko ndanarimuhaye. Yes, hanyuma reka twibaze byibuze ubwo n'ubutunzi buri muntu wese agendana, ariko ubutunzi tubabaza ntabwo ari amamodoka wenda mutunze ya korali, si ntamutunze, ahubwo ubutunzi bwa mbere nk'abaririmbyi si ibihangano byabo. Aho niho tugeze rero. Ufite indirimbo zingahe? Izi mu gitabo zo ni izanyu nyine, ariko turibaze zaba zarageze hanze ku buryo umuntu ashobora kuyishaka akayibona. Ni zingahe muvandi? Murakoze cyane. Indirimbo zimaze kugera hanze umuntu wese ashobora gushaka akabona ni indirimbo 10 ziri ku muzingo, ariko n'izindi n'ubundi turakataje kugira ngo tuzishyire hanze abakunzi bacu barushaho kuzikurikirana. Wow, twagiye rero tujye gukomeza turirimbe. Haba hari umuntu watangiye mu gihe cya mbere muri korali ufite hano? Arahari, yitwa Rukundo Egide, yakwegera hino. Turaza kumugera Rukundo Egide. Hanyuma reka turebe ushobora kuba yarakiriwe bwa nyuma muri korali. Yitwa Diane. Diane arahari. Diane mushobora kwegera hino tukabakora mu ntoki. Muraho Diane, mwafata mikoro yanyu mukadusuhuza. Muraho Diane, waje muri korali ryari? Naje muri korali muri 2019. Wabwira bari abantu badukurikiye bakabyumva. Naje muri korali muri 2019 mu kwezi kwa karindwi. Ukuvuga umaze mw'amezi 3 gusa. Yego. Hanyuma tubwira indirimbo igufasha muri korali, ishobora kuba yaranagukuruye ukaza muri korali ukavuga ati ntajye muri korali amahoro. Indirimbo imfasha ni indirimbo dufite ivuga ngo ntiyarekeye gukora. Niyo yankuruye rwose. Yagukuruye? Ya. Deja wayumvishe? Niyo ntayi. Urayizi? Turayizi. Ni yanyu? Iyi ndirimbo tugiye kuririmba rero kugira ngo na Diane waje n'abandi bazaze. Sibyo ra? Indirimbo yazanye umuririmbyi wanyu mushyashya.
Uko uyu nguyu ari bucura muri korali nta makuru mufite. Hanyuma reka dushimire Imana kubwo kuzana Diane, dushimira n'Imana duhaye iki gihangano kikazana abantu na Diane akaza agahita mu mambure wa korali. Ni ibintu bikomeye mudashobora gusobanukirwa, ariko Imana yakoze kugira ngo indirimbo ishobore kuzana umuririmbyi muri korali. Twagiye n'iyo ndirimbo turirimbe nayerekeye gukora, niko yitwa duhimbaze Imana, tubyine tunezerwe. Wumva ashaka no guhanura hanura, ariko ntabwo umuntu abishaka, ahubwo birizana. Si byose nibiza nyine ubikore mu izina rya Yesu, ubundi dufashwe. Twagiye twende. Ndetse n'imigati 5 wabigaburira abandi 5,000, wabigaburira abandi 5,000. Bwira ukuntu amapabere ndetse n'imigati 5 wabigaburira abandi 5,000, wabigaburira abandi 5,000. uretse Yesu wenyine wabikoze, nta wundi wabibasha. Uretse Yesu gusa we, uretse Yesu wenyine wabikoze, nta wundi wabibasha. uretse Yesu gusa, uretse Yesu wenyine wabikoze, nta wundi wabibasha. duhwanye nawe, Ninde uhwanye na Yesu? ninde we, Ninde
imirimo n'ibitangaza uyu munsi Yesu aracakora ntiyarekeye gukora imirimo n'ibitangaza uyu munsi Yesu aracakora ntiyarekeye gukora imirimo n'ibitangaza uyu munsi aracakora ntiyarekeye gukora imirimo n'ibitangaza n'uyu munsi aracyakora ntiyarekeye gukora imirimo n'ibitangaza n'uyu munsi aracyakora uko yasuye umwana we Yesu aracyakora uko yafashaga abakene akabaha ibyo kurya bashonje n'uyu munsi Yesu aracyagabura uko yakizaga abarwayi n'uyu munsi Yesu aracyagabura ntiyarekeye gukora imirimo n'ibitangaza n'uyu munsi aracyakora 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 Imana ishimwe Imana ishimwe Bwira ukuntu wagaburira umuntu satanu niko bivuga Bwira ukuntu Doko mureke mbabwire ubundi rihishirwa mwari wonye gute hanyuma umuntu babaye tugiye kumuhumuriza muri ijambo rivuga ngo ntiyarekeye aho gukora hari ubwo umuntu aba yageze ku munota wa nyuma ariko akaba kuri iki kiganiro Imana ikaba imwemereye ko agikurikira reka tumubwire ko Imana itarekeye gukora nubwo yaba arwaye nubwo byaba bimeze gute ariko ntabwo Imana yagize ute ntabwo Imana yagize ute ntabwo Imana yagize ute bivuga ngo hari ibyo yakoze mu mvugo nziza mubyumve ikinyarwanda ni sawa buri kinyarwanda hari uburyo kivuga ibintu donc ijambo rimwe ariko rikaba rivuga ibintu byinshi ni ukuvuga ngo iri jambo rirasobanura ko hari ibyo Imana yakoze hari ibyo ikiri gukora ariko ntabwo yasoje iracyakomeje Imana ishimwe Imana ishimwe haba hari umuntu wibutse ko hari ibyo Imana yakoze ku buzima kandi iracyakomeje mu izina rya Yesu ntiyarekeye gukora imirimo n'ibitangaza n'uyu munsi aracyakora 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 Mana twemerere dufate amasegonda makeya tugushimire ko ari icyo wakoze ku buzima bwacu twemerere iyi minota tuvuge ishimwe ryawe tugushimire kuri Imana ijyana n'umuntu kuva ku itangira kugeza ku iherezo Mana twemerere nka korali amahoro tugushimire ko ibyo wakoze ku buzima bwacu ari byinshi ariko tugushimire ko ukomeje gukora mu izina rya Yesu Mana tugushimiye ko ukomeje gukora ku buzima bwacu tugushimiye ko wari wabaye umuhumurije ko ukomeje gukora Mana tugushimiye ko wari ufite ibibazo byinshi bitandukanye ukomeje gukora icyubahiro n'ikibi cyawe tugushimiye ko utaturetse tugushimiye ko umugambi wawe ugikomeje ku buzima bwacu tuguhaye amashyi tugushimira ko ukomeje gukorana natwe izina ryawe rihimbazwe
ntiyarekeye gukora ibitangaza n'uyu munsi aracyakora ntiyarekeye gukora imirimo n'ibitangaza n'uyu munsi aracyakora. Imana tubaha icyubahiro kubera ko hari ibyo yakoze ku buzima bwacu. Tubaha icyubahiro ko hari ibyo yakoze ku buzima bwacu. Tubaha icyubahiro ko hari ibyo ikomeje gukora ku buzima bwacu. Nubwo twasoza ikiganiro, biba bihagije kuzirikana ineza y'Imana ku buzima bwacu. Ni ikintu gikomeye cyane, nta n'icyo Imana yaturemeye, nta kindi twayiha usibye kuyishimira. Mana turagushimiye ko umugambi wawe ari mwiza ku buzima bwacu. Nuhabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nuko nyine nuko biba byaje, kandi twemere Mwuka Wera ko ari buze kudukoresha, kandi akadukoresha iby'ibitangaza. Gusa haba hari umuntu wibutse neza y'Imana akavuga ngo nahize umuhigo, ndavuga ngo Mana nukora iki ngiki nzagushima, uyu muntu ahawe amahirwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari igihe nibuka umunsi umwe nari ndi mu kigeragezo cy'inzara. Buriya bivuze cyane ko ino ndirimbo mpita mbikurura neza, nkabona ko Imana uko yagaburiraga abantu bashonje n'uyu munsi iracyagabura. Haleluya. Icyo gihe inzara yarandiye, twaba turi muri repetition rwose nkumva ndapfuye, bambwira kwanto indirimbo ngafata mu nda ariko ntibabimenye kubera inzara, ariko ndashima Imana ko uyu munsi yangaburira. Imana ishimwe ko ari Imana igabura. Haleluya. Imana iragabura mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Nenda shima Imana irahambaye. Hari igihe narwaje umugabo, mbona ko birangiye, nsigara ndi njyenyine mu miryango, mu bavandimwe, ahantu hose. Birashoboka ko Imana ibyemera bikaba, narabibonye, yarabyemeye biraba, mbona mpagaze njyenyine. Agera kure, uburwayi burabura, Faisal CHK bagera ubwo bamubwira ngo ntibamubaga, afite ibiro 30. Ngo nagenda aryama arindire gupfa. Narasenze Imana ndayinginga, ngeze ubwo ku munota wa nyuma nayibwiye ngo niba kumukiza bikunaniye, mweza ataho ufite ukuzangenza. Yarambwiye ngo mbererekera nkore, sinitaye ko hari abo turi kumwibwiye. Navanye aho nicariye ahandi, ndavuga ngo tambuka ngo uhaye ikaze mu byumba, aharyamye n'aho abana bari hose ndahazenguruka. Genda ukora icyo ushaka, namaze kwakira umugambi wawe. Imana yaramukijije, ndabibona. Ndabibona Imana iramukiza, ndabibona. Haleluya. Amen. Ikindi gihe muri ubwo burwayi, inzara ikomeye, abana babiri bari mu cyumba, mbona bagiye gupfa, n'umutware nawe ameze gutyo nabi. Narapfukamye ndavuga ngo sawa, ni wowe wabampaye bose, ndemera nitwe rya zina, bikora uko ubishaka. Yarurutse iravuga ngo ndirahiriye. Haleluya. Imana ishimwe. Narayibonye. Imana ishimwe. Ndabwira umuntu ubabaye, Imana irakora, n'ubu irakora, iracyakomeje gukora. Komeza wihangane. Amen. Ntiyarekeye gukora imirimo n'ibitangaza n'uyu munsi aracyakora. Ntiyarekeye gukora imirimo n'ibitangaza n'uyu munsi aracyakora. no kuri korari amahoro n'ibyo Imana yakoze, kandi iracyakomeje. Ntabwo ari ahangaha, ntabwo ariho herezo, ahubwo Imana iracyakomeje gukora. Dirija, umuntu ashobora kwibaza ku muntu ushobora kuba abonye korari amahoro nonaha akaba yumva anafite umuhamagaro kuza muri korari anyibisaba iki? Murakoze cyane. Kuza muri korari nta kindi bisaba, ni ukuba uri umukristo kandi uri urugingo rw'itorero ryacu rya ADEPR mu Rwanda, ndetse no hanze kuko dufite amashami. Aho ngaho iyo uri umukristo mu itorero ryacu ufite uburenganzira bwo kuza muri korari, tukakwakira mu izina rya Yesu, ugakora umurimo w'Imana.
donc nicyo gisabwa gusa, nicyo gisabwa cyonyine. Hanyuma ku muntu wenda ushobora kuba babonye ari ubwa mbere, umwihariko wanyu nka Korali Amahoro ni uwuhe? Umwihariko wa Korali Amahoro, turi abantu bakunda gufashwa cyane. Iyo turi kuririmba rwose turafashwa, kandi umwihariko wundi wa kabiri ni uko tugira urukundo hagati muri twebwe. Turisanzurana, mbese ntushobora kumenya umukecuru, ntushobora kumenya umukobwa, twese mbese turabavandimwe. Imana iduha umugisha. Imana ibahereza imigisha myinshi cyane. Dirije arimo arabeshyera. Reka twakire wa muntu ushobora kuba yaratangiranye na korali, wa muntu watangiranye na korali. Amashyi menshi cyane duhereza ikaze. Ese kutari kuyakoma ngo nuko uri mushyashya? Tubahaye ikaze mu kiganiro, by'umwihariko kuri BTN tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ku bantu babakurikiye mushobora kubabwira amazina yanyu, hanyuma mukagira byinshi mudusangiza cyane cyane ku bijyanye n'itangira rya Korali Amahoro. Murakoze, nitwa Rukundo Egide, abandi umwe mu batangiye Korali Amahoro, tangiye ko dirije abaza bivuga kare mu 1919. Dutangira bigoye turi bake, twagiye duhura n'intambara nyinshi zitandukanye, ariko uyu munsi turashima Imana ko Korali Amahoro igihagaze. Nubwo byari bikomeye, ariko Korali Amahoro iracyahagaze. Imana ishimwe. Umuntu ashobora kwibaza ku itangira ryanyu cyane cyane, byari bigoye, mwakoraga umurimo w'Imana gute? Kuririmba, gusenga, ibyo bintu mwabikoraga gute muri icyo gihe? Twatangiye dusengera ahantu mu cyumba cy'amasengesho. Umugabo nyine twari duturanye aho ngaho muri quartier Amahoro, benshi twatangiye tutarabatizwa, turi abanyagitumwe aho ngaho twigira umubatizo, ariko tunaririmba. Urumva gusenga twari batoya, twatangiye batoya, benshi twari tukiri mu mashuri, abandi tuba mu ngo zacu nako z'ababyeyi. Urumva ntabwo byari byoroshye, twajya gusenga no mu rugo bakatubuza, twajya ku murimo w'Imana bikaba intambara. Ariko uyu munsi nyine twagiye tuboneramo imigisha y'Imana, turakura. Nubwo byari bitoroshye, ariko ubuzima bwagiye bugenda neza. Uyu munsi turakora umurimo w'Imana tubohotse, turisanzuye. Wenda ku miririmbire mwaririmbaga gute? Ku miririmbire n'ingoma twakoreshaga. N'ingoma? Twakoreshaga ingoma. Indirimbo mwaririmbaga ni izihe? Indirimbo twaririmbaga inyinshi ntabwo tukiziririmba. Mwaraziretse nyinshi? Twaraziretse kuko ubu ngubu ibintu byagiye bihinduka. Abana bagiye baza bakazitera ishote, bakazihindura ati ntabwo zigezweho, ariko inyinshi bagiye bazihinduriramo, bagiye bazinduriramo bakazigenza ukuntu. Hanyuma wenda tujye hariya hantu mukiri mu cyumba cy'amasengesho, murimo muraterana mu cyumba cy'amasengesho, hari indirimbo by'umwihariko mwakundaga gukoresha? Twinjira mu cyumba cy'amasengesho. Yego, tugeze ubwo tugeze mu cyumba cy'amasengesho, turatangiye turasenza. Yego, gahunda turayisengeye, umuyobozi afashe gahunda. aba ari uwo muri komite cyangwa aba ari umuntu uwo ari we wese? Aba ari umuntu ushinzwe amasengesho. Ariko hari umuntu ukunda kubikora cyane? Haba harimo abantu baba bakunze kubikora. Ninde mukunda gukoresha cyane? Uwo dukunze gukoresha cyane, hari umuyobozi wa korali w'amasengesho, niwe upanga. Yasohotse se cyangwa ari ahangaha? None se ubu turi kuvugana ntabwo aba yageze ahangaha? Uwo muyobozi w'amasengesho niwe dushaka rwose. Namwe mwaramutoye? Yego. None se ko nta make mumuhereza? Turi ku mugongo w'Imana, tuguhaye ikaze umuyobozi w'amasengesho, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, mwimbe mwikaze. Yego, murakoze. Hanyuma ushobora kubwira abantu badukurikiye amazina yanyu, ubundi mukadufasha kutwereka ishusho nyizina y'amasengesho yanyu uburyo muyasenga. Murakoze, nitwa Wirage Jean de Dieu, nshinzwe amasengesho muri Korali Amahoro. Hanyuma ishusho y'amasengesho turasenga tugafashwa, hanyuma tugahimbaza Imana, hanyuma tugasenga Imana ikavugana natwe. Hanyuma rero kugira ngo Imana ivugane natwe nuko tuba twayihimbajije, tugatamba, tugatambira Imana, icyuya kikaza, nk'icyo mubona dufite nonaha.
n'ubwo buryo dusengamo kandi Imana ikagenda ikorana natwe ibintu bikomeye. Yego. None se byibuze twitije nk'iminota 2 yonyine. 2 yonyine. Ugasa n'utuyoborera amasengesho. Wenda twasaga n'abari muri repetition ariko se nuri ko tuyoborera nyine amasengesho. Haleluya. Amen. Ubu ngubu nubwo turi kuri BTN tugiye mu masengesho. Turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo Turi ku mugongo w'Imana. Haleluya, turi ku mugongo w'Imana. Haleluya, turi ku mugongo w'Imana. Muvugire rw'Imana. Muvugire rw'Imana. Muvugire rw'Imana. Muvugire rw'Imana. Muvugire rw'Imana. Muvugire rw'Imana. Haleluya. Nuko dufasha. Nakano gato ariko ntago bikoze. Yego. Sibyo rata? Siko byari bitangiye kuza. Ni mu mvugire ngo Imana. Twagiye. Imana. Mvugire ngo Imana. Imana. Nitari ashera. Mvugire ngo Imana. Mvugire ngo Imana. Nitari baya. Nitari tagona. Nitari ashera. Mvugire ngo Imana. Mvugire ngo Imana. Akabonye Imana. Akabonye Imana. Akabonye Imana. Akabonye Imana. Akabonye Imana. Akabonye Amina. Nuko mu mahoro hameze bahimbaza Imana bafashwa. Dirija n'indirimbo ikurikiyeho. Kwanza reka tubanze turebe indirimbo igifasha dirija wanyu. Indirimbo igufasha ni kuduha iyo mikrofone. Indirimbo igufasha. Indirimbo igifasha yitwa ngo yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Niyo ndirimbo igifasha dirija wanyu. Twagiye turirimba iyo ndirimbo hanyuma dukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Dukomeze gushimira abantu mwese mudukurikiye kuri BTN, tubabwira ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Birashoboka ko ushobora gucika iki kiganiro n'ikirewe kuri BTN bitewe n'umwanya. Ushobora no kujya kuri YouTube channel ya Prince Shul Rwanda hanyuma ugakanda subscribe kugira ngo ugende ureba amakorari menshi. Yari message turi gutanga hanyuma bazamura muziki tugenda turirimba. Imana
himbaza Uwiteka mutima wanjye himbaza Uwiteka erega imirimo yawe mana we ni uburyo bwinshi erega imirimo yawe mana we ni uburyo bwinshi ni wowe wakamisha inyanja itukura mana we ni wowe wakamisha inyanja itukura mana we mutima wanjye himbaza Uwiteka mutima wanjye himbaza Uwiteka mutima wanjye himbaza Uwiteka mutima wanjye himbaza Uwiteka erega imirimo yawe mana we ni uburyo bwinshi erega imirimo yawe mana we ni uburyo bwinshi ni wowe wakamisha inyanja itukura mana we ni wowe wakamisha inyanja itukura mana we ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe tutaragera tuzahagera tugufitiye icyizere mana ibyo utarakora uzabikora tugufitiye icyizere mana aho tutaragera tuzahagera. akaba ari igiterane gifite kigira iti imana yacu ntiyarekeye gukora. Mbese bivuze ngo bya bindi ubona ko mbese bidashoboka imana yacu iracyabishoboye, wowe icyo usabwa ni ukwigirira icyizere gusa. akaba ari intego iri mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 17. akaba ari ijambo Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo data aracyakora nanjye ndakora. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iracyakora, yego. Imana ishimwe, Imana iracyakora, yego. Imana iracyakora, Yego. Imana iracyakora, yego. Imana iracyakora, yego. ntiyarekeye gukora. Hari abari kuvuga hoya na yego. Imana ishimwe. Hanyuma ugiye kutubwira ishusho nyirizina. Ase ubundi waterega undi muntu akadufasha. Abose ni babizi. Bose barabizi. Abose ni bazi ibijyanye na concert yacu. N'igikorwa muri icyo gihe. Reka ni muza amakorano azaza muri iki giterane cyane rwose. ubwo rero reba undi muntu ushobora kubivuga. Reka nderege umuntu witwa Mama Prince. Mama Prince. Imana iramuhamagaye agiye. Ni mama witiranwa nanjye. Ivuga ngo Prince yitiranwa nanjye.
ni kare umubyeyi murakoze cyane. yite waha ikaze kuri iyi televiziyo. Yego. Mubyeyi ngaho ushobora kwibwira bari abantu badukurikiye ubundi ukatubwira nyirizina ishusho y'iyi konseri murimo cyangwa se ibikorwa murimo. Yego. Murakoze cyane, nitwa Mukangarambe Serafine ariko nzwi kuri Mama Prince kuko ndi umubyeyi mfite abana 7. Ni mama wanjye ndogo. Ishusho rero y'igiterane ukuntu iteye ku batwumva cyangwa se abatubona cyane cyane ni ukwamamaza ishimwe, kwamamaza ineza y'Imana, kuko igiterane ubundi niyo ntego dufite yo kubwira abantu imirimo Imana yakoze kandi ikomeye, kandi tunabibutsa ko itarekeye abo gukora, izakora n'ibindi. Haleluya. Mu by'ukuri rero ntabwo ari ukugira ngo wenda abantu baze kutureba, ni ukugira ngo baze dufatanye gushimira Imana imirimo yagiye ikora. Muri icyo giterane rero kizamara iminsi 2, kuri 16 azaba ari kuwa gatandatu, 17 nyine ari ku cyumweru, urabyumva. Kuwa gatandatu tuzaba turi ku Kinamba ku mudugudu wacu niho tuzagikorera, dufatanyije n'amakorali yose dukorana umurimo ku mudugudu. Harimo korali Benezeri, korali Komeza Urugendo na korali Jehovanisi. Ni amakorali meza cyane aririmba neza, indirimbo zirimo ubutumwa bwiza kandi zirimo n'amashimwe, nk'uko igiterane n'ubundi dutegura twifuza ko cyaba kirimo amashimwe cyane. Ku cyumweru rero nabwo tuzakomeza igiterane n'ubundi, nyuma ya saa sita tuzaba turi kumwe n'umuhanzi inshuti yacu nawe witwa Dani Mutabazi. Abantu benshi baramuzi. Yego. Sawa. Ndumva ari uko nguko bizaba bimeze, hazaba hari n'abavugabutumwa beza kandi rwose bafite ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga iyo minsi 2 yose bizabera ku mudugudu wa Kinamba. Bizabera ku mudugudu wa Kinamba. Ku muntu utazi ku Kinamba mushobora kubifasha mukamurangira. Yego, dushobora kumurangira bitewe wenda n'ahantu aturutse. Tuvuge wenda aturutse Nyabugogo, yatega taxi muri gare, agatega taxi ijya i Remera cyangwa Kimironko cyangwa ku Gisozi, cyangwa ahantu hose imodoka yose ishobora guca ku Kinamba. Yego. Izo mvuze nizo zica aho yaviramo kugira ngo tumuyobore neza. Akaviramo ku cyapa cya mbere uvuye munsi y'ikiraro, icyapa cya mbere gihari. Ikiraro uvuga ni handi hari umuhanda wo hasi no hejuru. Yego. Yahagera akavamo, akivamo agahita akomeza iyo kote aviriyemo asa n'usubira inyuma, akagera ahantu hari Banque Populaire, kuri etage iriho Banque Populaire. Aho ngaho hageze umuntu wese yabaza ku rusengero ahita hamwereka. Imana imuhereze imigisha uko mbona muteye musabira kandi abafasha. Twara abatari bubishobore. Yes, twagiye rero. Hanyuma dirije ugiye kudufasha. Ntabwo twinjiye muri konseri ariko tugiye gukora twerekane ishusho nyirizina y'aho tugeze mu gutegura konseri yacu. Twagiye. Muri tayari? Turi tayari. Muri tayari? Bose barari tayari? Yego. Muri tayari? Murahari? Murahari? Mucuranza indirimbo yanyu mwaririmbye. Sinzi nimba ariyo izitirirwa album, sinzi nimba ari iki, nimba ari konseri y'amashimwe gusa, nimba haza barimo no kurushinga se birimo cyangwa kuri uwo munsi indirimbo dufite ku muzingo tuzazihereza abakunzi bacu, zifite album yitwa ngo Imana yacu nterekeye gukora. Uwo munsi tuzazihereza abakunzi bacu kugira ngo bazajya bari bose bazajye bumva indirimbo za Korali Amahoro ziragwe neza neza. Amen. Amen. Nisha ushobora kudufasha tugakora ikintu kimeze nka no stop. Nidushake turirimbe indirimbo doko no gukopeza abantu kuri konseri ya. Tujye turirimba wenda igitero na refure. Duhite dufata igitero na refure, dufata igitero na refure, hanyuma umwuka akomeza tuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Twagiye umucuranzi na mwuka wera muyobore kugira ngo adufashe neza. Twende. Farina kuindiri posha,
Karuvari nakuye indirimbo nshya, Karuvari nakuye ibyishimo, Karuvari nakuye indirimbo nshya, Karuvari nakuye ibyishimo, ku musozi Karuvari niho Yesu yabambwe, ku musozi Karuvari niho Yesu yabambwe, wari ukugira ngo mbone ubugingo, wari ukugira ngo mbone ubugingo, ku musozi Karuvari niho Yesu yabambwe, ku musozi Karuvari niho Yesu yabambwe, wari ukugira ngo mbone ubugingo, wari ukugira ngo mbone ubugingo. Karuvari nakuye indirimbo nshya, Karuvari nakuye ibyishimo, Karuvari nakuye indirimbo nshya, Karuvari nakuye ibyishimo. Nakuweho urwandiko rw'ibyaha twandegaga, arubamba ku musaraba w'isoni nashimwe. Nakuweho urwandiko rw'ibyaha twandegaga, arubamba ku musaraba w'isoni nashimwe. Hey, nakuweho urwandiko rw'ibyaha twandegaga, harubaba ku musaraba w'isoni nashimwe. Nakuweho urwandiko rw'ibyaha twandegaga, arubamba ku musaraba w'isoni nashimwe. Nakuweho urwandiko rw'ibyaha twandegaga, arubamba ku musaraba w'isoni nashimwe. Nakuweho urwandiko rw'ibyaha twandegaga, arubamba ku musaraba w'isoni nashimwe. Karuvari nakuye indirimbo nshya, Karuvari nakuye ibyishimo, Karuvari nakuye indirimbo nshya, Karuvari nakuye ibyishimo, Karuvari nakuye indirimbo nshya, Karuvari nakuye ibyishimo, Karuvari nakuye indirimbo nshya, Karuvari nakuye ibyishimo. Imana ishimwe. Tukiri muri iyo note sibyo, hahandi uri kuvuga nakuweho ne aho hantu sibyo, ugiye kubafata wongere ubafate, nigira gutya wihita ukomeza, ariko igihe ntaragira gutya aho hantu hakomeza sibyo, urimo urabyumva? Nakuweho aho hantu ugiye kuhafata, hanyuma ubafate, igihe ntaragusinyara ngo warekure komeza ubafate sibyo, urimo urabyumva? Sawa twese
ku itariki 17 ndayisabye dirija uzayibona ndayikwemereye kandi nzayiririmba. Haleluya. Amen. Iyi ndirimbo tuzayiririmba umunota umwe wenyine, badushyiremo ya beat, bashyiremo ya beat ntituririmbe hanyuma twibyinira. Twagiye urucuranga twagiye. Ni gutya tuzatinda ku cyumweru, sibyo? Aka kantu muzakibutse ko nakabasabye cyo mu kiganiro, hanyuma duhite tukabyina. Aka kantu ni sawa, karimo amavuta. Twagiye n'indirimbo isa n'aho ariyo ya nyuma tugana ku musozo, hanyuma tugire n'ibindi dushobora kuvuga, dusoze dushimira abantu bose badukurikiranye, dushimira abantu twabanye muri practice room y'i Nyarugenge, siko yitwa practice room y'i Nyarugenge. Niho twakoreye gahunda zose zijyanye n'iyi korali, kandi ntekereza ko ari ahantu heza abantu bashobora gukorera umurimo w'Imana mu myitozo. Twagiye n'indi ndirimbo hanyuma tugende tugana ku musozo.
mfite undi mubiri nzareba Imana mfite undi mubiri. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Turi kugenda tugana ku musozo, turimo turasoza iki kiganiro. Ariko turimo turasoza iki kiganiro turaza gusozanya n'indirimbo ivuga ngo uturwanire intambara. Aho hantu tuhakore ntimwimuke ngo mujye ahandi, ahubwo muze gufata aho hantu kugira ngo n'abantu badukurikiye ufite ibibazo bitandukanye, ufite intambara zimwugarije, dufatanye nayo gusenga tuvuga ngo Mana turwanire intambara, Imana idufashe kurwana intambara kuko twebwe ntabwo twabyishoboza. Ariko tugenda tugana ku musozo, dirija umuntu ashobora kukubaza, wakagira hafi wenda tukakubaza ku muntu ushobora kwifuza korara amahoro yayibona gute? Ku muntu wifuza korara amahoro, mujye kuvuga ubutumwa, mujye kuririmba, kugira ngo mujye kuvuga ubutumwa kuko ibyo gutanga murabifite, kugira ngo uwo muntu ababone birasaba iki? Murakoze cyane. Kuba bifuza cyangwa se badukeneye umurimo w'Imana, mu kubashyigikira umurimo w'Imana, ahantu hambere badusanga ni ku Kinamba, ku rusengero dukorera umurimo w'Imana. Ahandi bashobora kudusanga ni ukubaha kontakte z'umuyobozi wa korali 0788 yego nova 83 0788 gatanu. Izo nizo nimero umuntu wese ushobora kubakenera yacaho agahamagara umuyobozi, hanyuma mukajya kuvuga ubutumwa. Tugenda tugana ku musozo, niho umuyobozi turi kumwe nawe, rero ushobora guhereza ubutumwa abantu bari badukurikiye. Murakoze cyane. Tubanje gushimira abakunzi bacu bari badukurikiye, cyane cyane abakristo mu itorero ryacu rya Kacyiru, abayobozi b'itorero ryacu turabashimiye cyane kandi tubasabira umugisha mu bufasha badahwema kuduha no kutuba hafi cyane. Ikindi tubararikira kuzaba natwe kuri tariki ya 16 ndetse na 17. Imana ibaho umugisha. Ngira ngo byari ibyo, noneho tugiye gufata agatero kavuga ngo turwanire intambara. Hanyuma sinzi umuntu uri buze konoma kugira ngo adusengere turimo turasoza, ariko dushimira abantu mwese mwadukurikiye, dushimira IPRN n'ikigo cy'umuterankunga mu kiganiro, ikigo gikora ubushakashatsi ku bijyanye n'iby'ubukungu, bakorera igikondo ahahoze ari SFP, iyo bakoreramo imbere, hanyuma buri muntu wese aremerewe kuba umunyamuryango. Ikindi turashimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, Provis Imana imuhereze imigisha myinshi cyane. Munyemere dushimire Akimana Provis kuba yadufashije muri iki kiganiro. Reka dushimire Vava nawe yadufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Tubashimire. Reka dushimire Practice Room i Nyarugenge nabo ku mwanya mwiza baduhaye. Imana imuhereze imigisha myinshi. Imana ibahe imigisha, badufashije kugira ngo ibintu bigende neza, byose bize kugenda neza. Imana ibahereze imigisha myinshi cyane. Abandi bose bagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kigende neza, Imana ibagirire neza. Tugiye gusoza n'indirimbo ivuga ngo turwanire intambara, hanyuma umuntu dirija yatoranyije ari buze gusenga, ubundi dusezera abantu baradukurikiye. Tuzahure kuri 16 na 17 ku Kinamba. ubugingo bwacu ciye bugufi kugira ngo
ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe, uciye bugufi ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Twari hano ku murimo wawe, tuje kugushimira ibyo wadukoreye n'ibyo wakoze n'ibyo uzakora. Uri Imana yo gushimwa ku manywa na nijoro, ibihe byose turi hano ngakorera amahoro. Turagushimiye ababyeyi, abagabo, abasore n'inkumi, iwe na bene data turi kumwe hano, duciye bugufi mu cyubahiro kibi cyawe. Turagushimiye iminsi yose yatambutse waturinze, tugushimiye umugoroba mwiza waduhaye. Uyu ni umugambi wawe Kristo, niyo mpamvu natwe dukomeje gukomeza kukwamamaza, tugushimira ibyo dukorera. Intambara turwanirira ntizirwanwa n'abantu, intambara turi kwitinga ngo turwanirira ntizirwanwa n'amaboko y'abantu. Yesu, ni intambara zirwanwa nawe wenyine, ni wowe unesha, ni wowe unesha. Ngwino turwanirire izi ntambara tubashe kunesha. Muri uru rugendo habamo intambara zihiga umugenzi, usiganirwa gusingira icyo wamufatiye, zikadutesa kugira ngo ntitugisingire. Ariko iyo turwaniriye Kristo, haleluya, umuririmbyi mwiza yaravuze ngo tugufite ntitwifuza undi murenge. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri uyu mugoroba mwiza, nta byinshi twavuga, uratuzi imbere n'inyuma. Tugushimiye uyu mugoroba mwiza n'iminsi yose yatambutse n'iri imbere. Turakwinjiza ngo ukomeze uturindire ubugingo n'imibiri yacu uganzwe nawe. Turindire ibyacu n'abacu, uturinde umubi n'ababi mu izina rya Yesu. Uganze muri byose Kristo, ukomeze ube mu byacu. Ibyifuzo dufite turabizi, umurimo turiho urawuzi. Turagukeneye, turakwifuza mu bihe nk'ibi bigoye, niho dusoje turirimba. Turagukeneye cyane, turakwifuza. Ngwino uganze natwe Kristo. Uriya munsi tariki 16 uzabane natwe, ntabwo ari twese na ryo rizahabwa icyubahiro. Ari mu ndirimbo, ari mu bakozi b'Imana bazavuga ijambo, hari ibizahabera byose, ntabwo ari twe. Ngwino utegurane natwe, ngwino turagukeneye. Ukomeze uganze mu mitima yacu. Ibyo dukeneye byose turabyifuza kuri wowe, kuko niwe ubifite. Urakoze rero, turangije tugukomera amashyi, tugushimira